ati uko nguko rero ni ukwihenura kuri Kanyana, ni ukwihenura kuri Kanyana kabisa. Ubu ngubu Sylvie tuvugana aka kanya akaba yihenuye kuri Kanyana, akaba ashatse kumwereka yuko yateye indi ntambwe, ashatse kumwereka yuko atakiri simwe, akaba ashatse kumwereka yuko ubuzima bwe bwose burahindutse kabisa. Ntabwo yari akimeze ko akunda ubu ngubu ibintu byose byahinduka, ashaka kwerekana yuko yateye indi ntambwe, kandi mu by'ukuri n'ubundi nibyo kabisa, yateye indi ntambwe. Ariko nanone uburyo arimo arabivuga cyangwa se uburyo arimo arabigaragaza, biragaragara yuko yabyishimiye cyane, biragaragara yuko nawe ubwe ku giti cye byamutangaje kabisa. Ntabwo yumvaga ukuntu uyu nguyu Rugema Rurangirwa azamubwira yuko amukunda, ntabwo yabyibazaga, ntabwo yabirotaga, yumvaga ari inzozi, ntabwo yabitekerezaga mu nzozi ze, ntabwo yabyumvaga habe na gatoya, kugeza na n'ubu ngubu aracyarimo arabyibaza, kugeza na n'ubu ngubu byamutangaje. Akaba rero afashe umwanzuro noneho wo kubibwira neza Kanyana ngo abimweririre, anamubwire n'uwo ari we, anamubwire n'uburyo byagenze. So ibi ngibi rero byose nibyo dushaka gukurikirana, ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba. Gusa muri ariko ho gatoya kugira ngo murabizi namwe mwarabibonye uburyo Rurangirwa yari kumwe na Kanyana, ubona yamwishimiye, ubona yamukunze, ubona rwose wagira ngo ni umukobwa w'inzozi ze. Ngira ngo muranabyibuka neza aho uyu nguyu Rurangirwa yigeze kumubwira yuko atazigera na rimwe amuhemukira mu buzima bwe. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kureba, ese azamuhemukira mu buzima bwe cyangwa ntabwo azamuhemukira? Ese iyi promise amuhaye azayikurikiza, azayishyira mu bikorwa cyangwa se ntabwo azayishyira mu bikorwa? Kubera ko hari igihe abantu batanga promise ariko ugasanga izo promise nta kintu zivuze cyangwa se ntabwo bazikurikije. Ese uyu nguyu Rurangirwa azamukunda, ntabwo azigera amuhemukira na rimwe, ntabwo azigera amuhemukira? Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba. So impamvu rero tuvuze kuri bino byose ni uko twari turimo turivugira kuri Sylvie kabisa. Ubu ngubu umuhungu akaba aramwegukanye, nta n'undi muntu bagomba kumukompeta rwose, ntawe, kubera ko yamajije kwinjira mu mutima, yamajije kuba akara k'umuntu hariya rwose, yamajije kuba akara k'umuntu, yamajije kuba akara ka Rurangirwa kabisa. Ubu ngubu bahuje, ahubwo mwitegure igikwe hafi, mwitegure ko hagiye gushya, hagiye kuba ibintu bidasanzwe, hagiye gushya koko. Tumaze kubona inkundo ebyiri kabisa ziri topu, zigiye gutuma ibintu byose biba faya, biba umwoto. So Kanyana rero akaba nawe yumvishe afite ikimwaro, yumvishe afite isoni, yabuze uburyo abivuga, yabuze uburyo abyerura kuri Sylvie, kubera ko nawe umuntu ategereje ko amusubiza ntabwo aramusubiza. Nyamara uwo muntu ni Rurangirwa, kandi Rurangirwa umuntu yahisemo ni Sylvie. Sinzi rero niba yakihinduka Sylvie akamwanga akajya gukunda Kanyana. Ariko Kanyana ku rundi ruhande arababaje kabisa. Nawe uri Kanyana wababara cyane, gusa ntabwo arabasha kuba yamenya neza umusore yakundaga ko ari we wakunze Sylvie. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, niyo mpamvu rero turimo turabasaba nimujye kure ya televiziyo yanyu, tuba turimo turagenda tubagezaho akantu ku kandi. Gusa Kanyana nawe ibyo ari byo byose wahasanga nawe wamenya, wahasanga wenda azanabakunda ari babiri, kubera iki se mwakumva yuko atabakunda ari babiri? Kubera iki se mutakumva yuko ari umusilamu? Wenda wasanga atari umwe, wasanga wenda gutunga babiri byemewe, wasanga byemewe. Gusa Sylvie yakomeje ashotora cyane, ari gukomeza ashaka kwerekana yuko Kanyana ari umuntu uciriritse. Sinzi niba mwabibonye, ari kwerekana yuko ari umuntu uciriritse, amubwira ati kuva nabaho n'ubwa mbere nkubonye ngo umeze gutya, wambaye ipantaro, sindakubana na rimwe, n'ubwa mbere nkubonye. Wasanga witeguye ngo umuzungu, cyangwa ngo niyo mpamvu ngo mama wawe muri iyi minsi arimo arakwitaho cyane, ngo witeguye ngo kubona
bamwita gute, umugeni ni iki, umugabo bamwita gute, umugabo bamwita gute, ni umuki mwandike muri comment. Ndabyibagiwe kuntu yitwa. Umugeni we ndamuzi, ni umugore ni umukobwa, hanyuma se w'umugabo yitwa gute, ndabyibagiwe muri comment. Mwandike muri comment mumbwire, ngiye ndabyibagiwe kabisa, sindi kwibuka neza ngo bimeze bite. Mwandike muri comment mumbwire, ngiye nabyibagiwe. Ndikumva bisekeje kabisa, gusa ni byiza cyane kuba Sylvie yahiswemo kabisa, ubu ngubu byarangiye. Ubu ngubu yamaze kwibonera iwe ibintu byiza cyane, twagombye no kwishimira. Gusa nanjye nibyo bintu nasengeraga, nibyo bintu nibazaga cyane, nibyo bintu nakunze cyane kuba byagenda gutyo. Muri kumva rero ahangaha Sylvie ameze neza, nta kibazo, nta kintu atwaye. So umuntu rero ubabaje ni uyu nguyu Kanyana, ateye impungenge, ateye impuhwe. Reka dutegereze turebe wenda uburyo bizagenda nyuma. So rero ikindi kintu turaza kureba ano makimbirane akomeje kugenda avugwa hagati y'abantu benshi cyane. Turaza kureba n'amakimbirane, turaza kureba hano ibintu bitangaje, turaza kureba hano ibintu biteye ubwoba kabisa. So nanone turaza kwigarukira kuri Kanyana rwose, ntago baramusubiza, ategereje igisubizo kandi ari kumva ameze neza, ari kumva afunze boku, ari kumva yishimye, ari kumva we ubuzima bwe bwose nta kibazo bufite, ari kumva ibintu byose biraza kugenda neza, ari kumva nta kintu na kimwe kiraza kumuhagarikira urukundo rwiwe ndetse na Rurangirwa. Gusa izi confidence afite, Imana imubabarire, imufashe zigere ku ntego ze, ariko ntawamenya, ari igihe n'abantu banashwana, wasanga wenda bazanashwana akamureka agahita yikondanira na Kanyana, wasanga azamureka agahita yikondanira na Kanyana. Ibi ngibi byose nibyo turi buze kuzamo, tunyuramo neza, tutihuta neza ku murongo, tureba n'igisubizo kiri hafi kuri Rurangirwa witeguye kuba yakundana na Kanyana, ariko nanone bikaba ari hafi ya nabyo, bikaba biri kuri 0%. Amahirwe twabiha ni 0%, kubera ko kugeza ubu ngubu magingo ya kuba Rurangirwa yahisemo Sylvie, sinzi ibindi bintu byakurikiraho, sinzi niba yahita postponinga cyangwa se ahita bihagarika akavuga ati reka nikundanire na Kanyana. Gusa biragoranye cyane. Ibi ngibi nibyo tugiye kuza kunyuramo, nibyo bintu tugiye kuza twirebera. So ikintu rero tubabwira nanone, mu gihe tutegereje kuba twanyuramo neza twitonze, tunareba filime kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza, reka tube tubasaba gukora subscribe. Bantu nshuti bavandimwe, niba muzi ko mutarakora subscribe, nimukore subscribe, kubera ko iyo uyikoze ntago wongera kujya usakinga wirushya ujya kwandika uvuga ati inzira y'umusaraba, wandikamo ama episode ngo episode runaka, seri runaka. Reka uhita ubyibonera, bihita bikwisangira kabisa. Ikindi ni musharinge bantu nshuti bavandimwe, niba muzi ko mutarasharinga, ni musharinge, hanyuma tubirebe turi kumwe n'abandi, twiyumvire turi kumwe n'abandi, kubera ko biryoha bisangiye, ntabwo byakuryohera uri wenyine. Uzanarebe iyo wicaye muri salo iwawe mu rugo ukareba filime wenyine, yego uryohewe cyane, ariko hari ikintu kiba kibura. Byaba byiza cyane cyangwa se byakuryohera cyane uramutse ufite undi muntu murimo murayirebana, uramutse ufite undi muntu murimo murabasha kuba mwasobanukirwa cyangwa se mwasobanurirana, ukumva ko byaba ari byiza kurusha uko wayireba wenyine. So ikindi rero nimutere comment nyinshi cyane, muvuge uburyo murimo murabyumva cyangwa se uburyo murimo murabibona, kubera ko ibitekerezo ari byinshi cyane, inyunganizi ari nyinshi cyane, byose
tuba tugomba kubishyira hamwe tugafata umwanzuro mwiza, tugafata umwanzuro uhamye. Impamvu nanone tuba turimo turabivugaho ni uko tuba tugira ngo twige amasomo meza, tuba tugira ngo turebe tujye in deep, twige ibintu byatugirira akamaro aho kwiga ibintu bitatugirira akamaro. Tuba tugomba rero gusobanukirwa, tuba tugomba gusesengura tukajyamo in deep kabisa. So muri kumva rero ni ibyiza gusa mu gihe tugitegereje ko uyu Rurangirwa ajya gusubiza Kanyana, ajya kumusubiza. Yes, ubu ngubu rero tuvugana Rugema akaba agiye kuzana umuti, akaba agiye kwa Emile ndetse na kamarade, akaba yiyemeje kujya kuzana umuti, byakanga byakunda, byakanga byanoga, niyo ntego yihaye, niwo mugambi yihaye. Aba ngibi rero akaba bivuze ari kumwe n'umugore we, bari kumwe biyicariye iwabo kabisa. Uyu nguyu Rugema akomeje gufata umwanzuro uteye ubwoba, akomeje gufata ingamba ziteye ubwoba. Ntabwo twamuca intege, ariko nanone ibyo ashaka gukora ni nko gukora mu kanwa k'inzoka. Ashaka gukora mu kanwa k'inzoka, ntabwo azi umubano afitanye n'uyu nguyu Emile na kamarade ko ari umubano mubi cyane. Ubu ngubu bamubonye ikintu bamukorera bamuhitana bahita bamwica. Ariko we ikintu arashaka yuko ajya kuzana umuti, byakanga byakemera, kubera ko niyo ntego yihaye, nicyo gisubizo arimo yishyira mu mutima we. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi ngibi ntabwo biri buze kumworohera neza. Ese agiye kubigenza gute? Agiye gukoresha ubuhe buryo kugira ngo abashe kuba yabona uwuhe muti? Agiye gukoresha izihe nzira? Iki ngiki ni ikibazo natwe twakibaza turi benshi cyane. Sinzi niba mwabona igisubizo. Ese igisubizo cyaba ari ikihe? Yaba agiye kuzana mu buhe buryo? Yaba agiye kuzana uno muti gute? Ko bigoranye cyane, ko bikomeye cyane, ko Emile na kamarade nabo bataryamye byaho ngaho gusa, baryamiye amajanja, bategereje kubona hari akagabo cyangwa se hari umuntu usunutse amazuru. Bakeneye kubona hari umuntu usunutse amazuru hariya, ubundi bakahita bamukacira, bakahita bamuryingoto, bakahita bamwica. So nta blague n'izi ngizi na nkeya, nta blague n'izi ngizi namba bafite, kubera ko umuntu uwo ari wese uzagerageza kubitambika mu nzira, umuntu uwo ari wese uzageza mu buzima bwabo, cyane cyane noneho nka papa Emile cyangwa se uyu nguyu Rugema, ibintu bazamukorera bazahita bamurangiza, bazahita bamushwanyaguza. Se twitegure bizagenda gute? Bizarangira gute? Uyu nguyu Rugema agiye gukoresha ubuhe buryo bwo kugira ngo ajye kuzana umuti, kugira ngo yinjire muri rugo rwa Emile na kamarade? Araza gukora iki? Ese araza kugenda basinzirize? Araza kugenda nawe yisize ibintu bituma batamufata? Araza kugenda se? Sinzi uburyo araza kuba ameze, gusa biraza kuba bigoranye cyane, kubera ko ibyo arimo aravuga nawe ubwe wagira ngo ntabwo abizi neza. Na papa Emile nawe ubwe yaratinye cyane ngo abure no kuvuga yuko kugira ngo Rugema atoroke, wenda hari uwundi muntu waje akamutabara, kugira ngo abivuge muri ubwo buryo, wenda Emile na kamarade ntibapfe kumukorera ibya mfura mbi, wenda akabeshya yuko hari umuntu waje gutabara Rugema. Uwo muntu akaba ari wajyanye Rugema, nawe akahita amushimuta, akamujyana kumukorera ibya mfura mbi. Ibaze yuko nawe yatinye yuko yatekereza ibyo bintu, yuko yatekereza iyo ayide ngo ayishyire mu bikorwa, ahubwo akavuga ati reka ntabwo nasubira kuri bari abana banjye baratinyitse, bateye ubwoba. Nawe aba arimo arabivuga inshuro nyinshi cyane, avuga ati sinzi niba mbagezemo ntabacika. Ariko uno mugabo Rugema we akomeje kwihandagaza, akomeje kwihagararaho, akomeje kwiha amapeti menshi cyane, akomeje kwigira umusirikare, akomeje kwigira umuntu urenze, umuntu utapfa gukorwaho uko ariko kose, ashaka kujya kuzana umuti. Nyamara uriya muti ushobora kumubera ibibazo. Ese ubundi reka twibaze nanone ibintu, dusubire ibindi. Ese ubundi uriya muti uri hehe? Uri mu cyumba? Uriya muti se uri ahantu mu rutoki? Uri munsi y'ubutaka se? Uri muri mari? Ubundi uriya muti uri hehe? Byose ko ari byo dushaka kumenya, byose ko ari byo dushaka gusobanukirwa. Uriya muti uri hehe, ku buryo yajya kuwufata uko yiboneye, ku buryo yajya kuwufata uko yishakiye, uko abitekereza, dore yuko byamubera ikibazo gikomeye cyane. Sinzi rero niba ibintu arimo aratekereza byamushobokera. Ntabwo byamushobokera habe namba, kubera ko Emile na kamarade bo ubwabo bamufashe
bamufasha ibintu bamukorera bahita bamwica. Noneho hari ibyo kuvuga ngo baramushimuta, ngo bagende bamubika ahantu, ngo bagende ngo bamutere ubwoba, ngo bamutoteze, bamukorere ibintu n'ibyo byinshi cyane byo kugira ngo bamubabaze ku mubiri we ndetse no mu mutwe. Ndagira ngo rero mbabwire yuko ibi ngibi bitashoboka, ntabwo byashoboka kujya kuzana uriya muti. Gusa wenda nta kidashoboka, reka twizere turebe, wenda nyuma hari ikintu kizavamo, hari icyo bizatanga yuko ashobora kujya kuzana uriya muti, ariko biragoranye cyane pe, biragoranye cyane. Gusa reka dutegereze, ntawamenya wasanga uwo muti azawuzana, gusa sinzi inzira azabicishamo. Ubu ngubu rero na Nyiranambara nawe ariteguye, arimo aravuga ati uyu muti ugiye kuboneka, nuboneka tuwuhishe, nuboneka cyangwa tuwujugunye, kugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe uhereza Iribagiza, kubera ko bafite ubwoba bwinshi cyane. Barimo baravuga ati Iribagiza mu gihe abonye uyu muti ubuzima bwacu bwaba burangiye, kubera ko niyo ntandaro, nicyo kintu gishobora gutuma yibuka ibintu byinshi cyane. Ashobora kwibuka guhera mu ntangiriro kugeza ibintu byararangiye, akibuka uburyo uno Rugema yishe ababyeyi be, akibuka buri kimwe cyose, akibuka iby'imiringa. Mwibuke neza yuko ntago arabona umuringa wa kabiri. So rero impamvu nari ndimo ndavuga gutya ni uko uyu nguyu Nyiranambara nawe afite ubwoba bwinshi cyane, arimo aravuga ati uyu mwana yazabona umuti, yazagwa kuri uyu muti, ko byaba ari ibibazo bikomeye cyane, ko nta muntu wazamukira, ko ubuzima bwacu bwaba bugiye kurangira, byazagenda gute, twabyitwaramo gute? Hano rero nicyo kintu gikenewe kugira ngo Rugema ndetse na Nyiranambara bareke kugira ubwoba bwinshi cyane, ariko nk'abafana b'inzira y'umusaraba, twege icyo dushyigikiye ni uko umuti waboneka kuri Iribagiza, ubundi akabasha kuba yakibuka ibintu byose, ubundi nawe akabakoramo akazi kabisa, akabahindamo ubudeyi, kubera ko nabo nta miyaga n'iyi na mike bigeze bamushyiriramo, nta miyaga, kubera ko guhera ava mu bwana kugera ageze mu bukuru, ikintu yarazi, ikintu yabonye ni umuhangayiko mu buzima bwe. We yarahangayitse, akaba abana n'ababyeyi azi ko ari ababyeyi be, ariko mu by'ukuri atari ababyeyi be, kubera ko uburyo bamutwaraga, imyifatire bamugaragarizaga imbere yiwe, byagaragaraga yuko atari ababyeyi. Ngaho bamukubise, bamuvunnye, ngaho bamugize gute. Ngira ngo ku bantu batabasha kuba batangira no filime neza, ngira ngo mwagiye mubibona neza, aho Iribagiza yavuze yuko bari bamuhimbye isimbi bakamwita Iribagiza, kugira ngo Cyusa naza ajyane isimbi ntajyane Iribagiza, kubera ko n'ubundi we yaraje aje kureba Iribagiza, hanyuma Iribagiza bamuhindura isimbi. Ngira ngo mwabanje no kubibona yuko yabanje gukundana na isimbi, yarizi ko ari we Iribagiza, nyuma aza kubivumbura, ikintu yari akoze nawe yarabishe, yarabakuyemo ingoto. Ndagira ngo mwumve neza uburemere bw'icyaha, ariko abantu baranihangana kabisa, ubundi isimbi yakagombye kuba yaranapfuye rwose, kubera ko ubugome yari afite uyu nguyu Cyusa, cyangwa se uburakari yari afite bitewe n'uburyo bamubeshye. Ubwo yumvaga rwose azica umuntu, uko nguko ni ukubeshya kwa mbere kwagiye kuba, ukubeshya kwa kabiri kwagiye kuba. Ngira ngo murakoze, ntabwo twagutindaho. Naho Rugema na Nyiranambara bo ubwabo bifashe bakabeshya yuko Iribagiza yapfuye. Can you imagine? Iribagiza ngo yarapfuye, ibintu bibi cyane. Ibaze kubeshya ngo umuntu yarapfuye, bakakubwira ngo tujyane ku gituro cye, ngo uri kubona ngo nanjye ngo twakajyanye, ngo ariko ngo impamvu ngizi nyinshi cyane, akagenda yitwaza ibintu by'ibisubizo runaka, akagenda yitwaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamara atazi ko azafatwa. None dore birabaye, ubu ngubu ni nk'aho agiye gufatwa. Ngira ngo na filime aho mwayibonye, aho yarangiriye, mwabonye ukuntu Iribagiza yaje yarakaye cyane, yaje yatonewe cyane, akavuga ati ngaho noneho ongera umbeshye, ngaho noneho ongera umbwire bya bindi wabaga urimo urambwira, ongera umbeshye twumve. So uri kumva rero hano dukeneye gusobanukirwa neza uburyo biraza kugenda. So niba rero wanditse muri comment ukatubwira uburyo Rugema agiye kubigenza, Rugema arabigenza gute kugira ngo abone uriya muti? Ese arakina ya deal we yapanze na Papa Emile na Dr barakina ya deal, cyangwa se araza kwihandagaza yijyana? Ariko naza kwijyana n'ubundi nirwo rupfu rwe.
naze kwijyana nirwo rupfu rwe. So mwandike muri comment rero mutubwire uburyo biraza kugenda, uburyo ibintu biraza kwifata nyuma yaho Rugema yifashe akagenda bajya kuzana umuti. Araza kubigenza gute se? Aragenda basinzirize? Araza kubigenza gute? So ikintu rero twabibutsa mugomba gukora ni subscribe, mukore subscribe kabisa nshuti muvandimwe mufana y'inzira y'umusaraba. Niba uzi ko utarakora subscribe uyikore kano kanya kugira ngo ubashe kuba wakurikirana neza, kugira ngo tubashe kujyana neza dukurikirana akantu ku kandi tubageza episode umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Ariko ibyo byose ntabwo bikurikirana utarabasha gukora subscribe. Banza ukore subscribe, numara gukora subscribe unasharinge inshuti n'abavandimwe nabo baze birebere, baze bakurikirane ino filime nziza y'inzira y'umusaraba turimo turagenda dukurikirana buri munsi akantu ku kandi, nta kintu na kimwe kigenda kiducika kabisa. So nanone impamvu tuba turimo turaganira ni kugira ngo twiganire neza, twunguke utuntu tw'ubwenge, twunguke imico myiza twakagombye kudaplicatinga cyangwa se twakagombye na kuzwa filime nyarwanda. Noneho AN Films kuzana filime kataraboneka yitwa Agahinda k'Imfubyi. Mana we, Fabiola ubungubu tuvugana arivumbuye. Fabiola ubungubu tuvugana aragiye, yanze kwemera cyangwa se ntago arimo arumvikana na Rugema habe na gatoya. Ibingibi rero bitumye afata umwanzuro wo kwigendera. Ibingibi bitumye avuga ati ngereka nikuriremo akanjye karenge nigendere, reka nikuriramo akanjye kabando nigendere, kubera ko ndimo ndabona ntazi ibintu murimo. Ndimo ndabona uno musaza ikintu yaje gukora hano nta kindi ari ukugira ngo batware imitungo. Ariko nange mundebere munyumvire, Fabiola uje ejo bundi, Fabiola uje aka kanya ahise atangira kujya mu mitungo, ahise atangira kwivanga mu bintu byose byo kwa Rugema. Ubutunzi bwose atangiye kubujera, atangiye kubyinjiramo, atangiye kumva ari we boss, atangiye kumva ari we muntu utavugirwamo. Nyuma y'uko Rugema bashwanye, Rugema nawe yanze kumubwiza ukuri, niyo mpamvu yanze kumubwira yuko uriya musaza n'ubundi yaje hariya aje kuri deal. Uriya musaza yaje hariya aje kuri deal, nta kindi kintu n'ubundi yari ajemo. Ariko Rugema nawe ntago ajya apfa kuva ku izima, n'ubundi nawe arizirika, azirika umutsi cyane. Ibingibi rero nibyo bitumye uyu nguyu Fabiola azinga utwe akavuga ati njyewe reka nigende rero, reka mbahunge, ndi kubona ntazi ibintu murimo, ndi kubona ntazi ibyo ari byo, ndi kubona muzarya, ndi kubona yagize ubwoba bwinshi cyane. Arimo aribaza ati se noneho imitungo nibayijyana mukuru wanjye araza gusigara hehe?